Sunny. How are you? I'm fine. Yeah. Bite byaze? Ni byiza. Amakuru yawe? Ni meza. Ko mbona ukonje. Ntabwo nkonje. Arakonje Sunny. Hoya. Banzo shiraho akantu nk'umuhanzi numva ariko. Akantu. Hari indirimbo yanjye shyashya mfite. Niyo akenshi ndimo nda promotinga. Ariko akantu ushaka nimba akongako. Ntabwo mbizi wowe byo wakumvusha. Akonga kuri muri promotinga nta kibazo. Okay. Mina ndugu zangu, mina ndugu zangu, mina vinani we unauma jua nini? Sitaki uko na boskizo uko nafata kwa mafuta. Unauma jua nini Sunny? Naumwa na mambo mengi. Mambo mingi, mambo gani? Mapenzi. Uko na mapenzi ya sio mimi tu, niliongea sababu ya watu wengi. Watu wengi. Yeah, wanapata tatizo kwa mapenzi. Na mimi nilikuwa na tatizo kwa mapenzi kabisa. So hiyo nyimbo ni yako kwanza. Asante sana. So karibu mu kiganiro. Tangira wibwira abantu badukurikiye Sunny. Ndakuzi nge uri Sunny ariko hari abantu benshi cyane badukurikiye bakeneye kumenya Sunny ni muntu ki, nubundi ni umunyarwanda, no muzungu, no munyamerika Sunny bimeze bite? Barabizi ko ntari umuzungu ntabwo nsanga abazungu. Sunny no munyarwanda. Amazina yanjye nitwa Ingabire Sunlight Dorcas. Y'ababyeyi banyishe. Hanyuma nkaba mba muri Thailand. Thailand wabagabo barwanisha ibintu byamuhita imbona bakubitisha inkoko. Yes. Nanjye baranabikora. So nkaba naravukiye Kibungo muri Kayonza. Kayonza. Yeah, ariko nakuriye mfite nk'imyaka 10 naje kujya njya hanze twari Nairobi. So nza gukomeza muri gahunda uko aho ndi hose n'uyu munsi gusa aho ngarukiye mu muziki, aho naziye mu muziki, nkaba ndi Nairobi kugira ngo mbashe kuba nakora business kuko ndi umuntu wa fashion. Yeah, ukora fashion. Yeah, ubu ndi guteganya gukora label yanjye ku giti cyanjye, ariko ikazaba nkashaka kuba nayikora ikagisoka isa nk'ivuye mu Rwanda. Ikaba ari made in Rwanda. Yeah, made in Rwanda. Okay, no, Sunny, turi muri Triple Play. Triple Play is where I used to play 3 video of one artist. Yeah. The artist of the day. Of course ni Sunny. Yes. Sunny, ni ndirimbo ya mbere tugiye gukina, tugiye kwereka abanyarwanda. Nkunda kuririmba. Nkunda kuririmba kubera icyo uhisemo nkunda kuririmba. Mu ndirimbo nyinshi wanzaniye mfite hano kubera icyo abanyarwanda tugiye kubanza kubereka nkunda kuririmba. Nkunda kuririmba ni indirimbo yanjye niyo nakoze ari ubwa mbere. Nyita nkunda kuririmba kuko abantu benshi bashimishwa n'umuziki kandi nayikoze ngira ngo inshimishe nanjye ubwanjye nari nayikunze navuga niba ngiye kuba umuhanzi nkajya ndirimba kubera iki nahera kuri iyi ndirimbo. Nkunda kuririmba, nkunda gucuranga. So hari abantu benshi, hari igihugu ufite stress, ufite ibibazo ugashyiramo indirimbo ikakwibutsa ibintu agiye kwibutsaga ibibi ukababara, ariko akenshi indirimbo zirashimisha. Okay. Ingo turi kumwe yitwa Sunny, nyine akabakubwiye aha turuka akubwiye n'ibyo akora. Hanyuma indirimbo eshatu turaza kureba. Indirimbo ya mbere aduhitiyemo ni indirimbo yitwa nkunda kuririmba. Nkunda kuririmba audio yayo cyangwa se amajwi yatunganyijwe n'umugabo witwa Bob Pro. Hanyuma amashusho ayoborwa ndetse anafatwa ndetse anakorwa n'umugabo witwa Bernard Bagenzi guturuka muri Incredible Record. Reka ibashimishe twe turagaruka tureba izindi video ebyiri turacyari kumwe na Sunny. Sunny again. Chigali we nkunda kuririmba, nkunda gucura umuziki wa yukundwa na bose. Twibyinire bishimishe kubuzima ni buto. Ubwo najyaga California mu bicyogo sanga umusore wibereye holo ambona nyina
ansanga iruka ati sister nshaka ko tubyinana maze muhereza inanga turabyina biracika nabyina ikinimba akabyina reggae nyamunga aranyemeje mbega furi we owe 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 Kigali 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 we nkunda kuririmba nkunda gucuranga umuziki wa y'ukundwa na bose tubyinire bishimishe ku buzima ni buto ndamaze kumenya kubyina abari b'amasi baramuyoberwa bari musitari we izo nshuti zawe nisi cyane uzazibwire ko ari televiziyo niba gukeneye ko mujya kubyina uzababwire ko ari kuri stade niba gukeneye ko mujya kunywa uzababwire ko utegereje guma guma ibindi bibazo n'abanyamakuru bye 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 ngiye gucuranga owe 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 Kigali 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 oye nkunda kuririmba nkunda gucuranga umuziki wa y'ukundwa na bose tubyinire bishimishe ku buzima ni buto owe 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 Kigali 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 oye nkunda kuririmba nkunda gucuranga umuziki wa y'ukundwa na bose tubyinire bishimishe ku buzima ni buto Kigali 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 oye nkunda kuririmba nkunda gucuranga umuziki wanjye ukundwa na bose nizere ko mwese mukunda umuziki wanjye tubyinire twishimishe kuko ubuzima ni buto akaririmba ni keza cyane kabisa Sunny Sunny reka tubanze ariko tubanze twirye nanga selfie ku rwibutso rw'ikiganiro ko mbona utari gusmilinga just smile okay Sunny hanyuma nyine umaze gukora iyi ndirimbo yitwa nkunda kuririmba umaze gukora indirimbo yitwa nkunda kuririmba wambwiye ko ariyo ndirimbo yawe watangiriyeho iyo mushinga cyangwa se wageze kuki indirimbo yakugejeje kuki mu buzima bwawe bw'umuziki iyi ndirimbo niyo natangiriyeho ariko iyi ndirimbo pe yangejeje ahantu kure ubwo namaraga kuyisohora nagiye nyiporomotinga ku ruhande kandi bwari ubwa mbere pe ariko iyi ndirimbo yangejeje ahantu izina Sunny yararizamuye kugeza aho abantu benshi nagiye njya hirya no hino nkazisanga ku mafilime abantu bazireba barambwira komerezaho imamurare mpita nkora indi ndirimbo so ngerageza kuziperforminga muri Kigali mu mabuwate n'ahandi abantu barishima cyane so mbona yuko akazi ndi gukora atarakubusa ahubwo ngomba kugakomeza Kenano Sunny maze gukora indirimbo maze gukora ibyo bikorwa byose waruvuze ariko nanone tugaruke mu buzima bwawe busanzwe wibera Thailand Thailand ubayo mu ruhe rwego Thailand nkora mu ma studio ya filime hanyuma actually nagiye muri Thailand mu rwego rwa modeling
So kubera ko nje ntabwo ndi umunyaziya ndi umunyafrika nta nubwo ndi umunyamerika. My passport is Rwandese from here. So usanga ari ikibazo kuri nje kugira ngo mbone visa zigenda hirya no hino baragorana. Ugasanga baraca amafaranga menshi company kandi hari amafaranga ubukorera hanyuma leta ku bintu by'imisoro nyine mu gihugu iwabo niba utari umuroko ushobora gukorera amafaranga bagatwara 40%, 60% yayo wakoreye noneho na company kishyura kuri hariya visa biba ari ibindi bibazo bagomba kwishyurira ibintu byinshi so ugasanga kenshi nago babyitayeho hanyuma ahubwo bakaguha kandi kazi kuko nubundi baba bakeneye abantu birabura aho ngaho. Okay, noneho rero biraza guhurira he nanone ko wavuze na Kenya. Nairobi yo rero yinjiramo gute mu buzima bwawe? Nairobi niho hantu natangiriye ibintu bya fashion. Nabitangiriye Nairobi hari umuhinde niwe wankize muri fashion. Kwanza naranishyuye ngewe njyayo njya kubyiga. So tujya kwifotoza amafoto barayemera. Bwa mbere njya muri Thailand nandi gukora advertisement y'amavuta yitwaga Vanzo. Ndakeka aya mavuta nigeze no kuyazana muri Expo ya hano mu Rwanda. Na material Vanzo ugiye kuri internet uhita uyabona na mavuta meza cyane anahenze. Okay. Hanyuma maze gukora iyo advertisement naje gusubirayo mu rwego rwo kumodelinga. Nkajya mbikora so nza kubona hari jobs zitwaga extra job. Yes, kujya kuri kamera ugakora ibyo abastari bagiye gukora mbere yuko binjira basettinga kamera bakora nibindi rimwe na rimwe ukaburi muri film ariko ntago ugaragara ariko hakagaragara ko hari abantu benshi so na bishyura amafaranga amadolari 200 ku isaha iyo urimo nk'icyumweru kandi ugataha nimugoroba urumva amafaranga menshi. Okay, aho ngaho twa turi mu buzima bwawe bwite twigarukire noneho mu buzima bwawe bw'umuziki. Abantu badukurikiranye kuri Contact TV uyu ngo turi kumwe ni Sunny. Reka noneho tumaze kureba indirimbo yitwa Nkunda Kuririmba. Indirimbo ya kabiri tugiye kureba ni iyi. Indirimbo ya kabiri ni akabizo. Akabizo hari ibintu mfite turaza kuyiganiraho byinshi cyane. Hari indirimbo ufite y'igiswahili niyo nshaka. Y'igiswahili naumwa. Naumwa ni indirimbo yanjye cyashya ndi gukorera actually nayikoreye video yayo iri mu nzira. Hari indi yandi yitwa Unanitaka. Unanitaka. Okay. Sasa wewe mimi sasa hii nakutaka nataka uniimbie Unanitaka. Wewe unanitaka. Nataka uniimbie sio kusema wewe nakutaka. Unanitaka tu, unanitaka tu, unanitaka tu. Tukutanie wapi, my baby. Unanitaka hanyuma muri Unanitaka impamvu nyigiyeho cyane muri Unanitaka ubundi ntago bimenyerewe ko mu Rwanda cyangwa se abanzi kaze nyarwanda batinyuka gushyira bikini mu ndirimbo. Wowe cyo kintu nakivuga hiki kandi wowe ni narabikubonyeho Unanitaka. Wow, njya gukora indirimbo nkavuga Unanitaka nagiye gukora indirimbo Gisenyi. Ngeze Gisenyi ndeba view niki ku mazi ntabwo najya ku mazi nambaye koboye cyangwa se nambaye mishanana ngo nukugira ngo ndo umuco nyarwanda ninjya mu bukwe cyangwa se aho bikenewe ko nambara imishanana nzayambara ariko umuntu wese arabizi ko ku mazi bambara bikini nicyo yaremewe nta n'umuntu wambara bikini mbere y'ipantaro cyangwa se y'ijipo so yakorewe kwambarwa ku mazi. So nambaye bikini ndabizi ninjye wari uwa mbere ariko nyuma yaho naje kubona abantu benshi bambwira utuntu ewana ndavuga si ibintu nakoze ni long ni biki ndavuga okay fine ndatuza ariko ngubu noneho bagiye bambara ubusa bakuye no Sunny so muri make nafunguye umuryango barangije baraza baricara. Wenda twihuse cyane kuri Unanitaka indirimbo gira abantu batatu yitura. Indirimbo okay indirimbo ndi buyiture anko wanje uri Kanombe. Indirimbo ndayitura umuturanyi wacu mu Makirenga ni shiti yanjye cyane na n'umugabo we Olivier nkayitura n'ababyeyi banje aho bari Kibungo.
Okay, rero nanje indirimbo ndayitura abantu bose bakurikiranye CMC cyangwa se Contact Music Cycle with your boy BOS Kiazo se Boskizo. Indirimbo ya kabiri tugiye kureba muri Triple Play ya Sunny ni indirimbo yitwa Unanitaka. Nizere ko Celestin Mikino yarangije kuyigushirira. Sunny tukutane wapi, tukutane wapi, tukutane wapi, tukutane wapi, chimishwa na kuwa ni kumwe nawe cyose yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu unataka tu unataka tu unataka tu tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi baby my tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi unanitunza kama mpenzi wako nikiangalia kila kitu naona mimi na wewe tupo ndani ya mapenzi mapenzi halali mimi na mapenzi ni moto 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 yeah yeah you care so much about me na wewe mrembo kishikana na care shika 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 oh yeah chimishwa na kuwa ni kumwe nawe cyose yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu unataka tu unataka tu unataka tu tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi baby my tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi nimepata zawadi nyingi kutoka kwako nimepata barua nyingi kutoka kwako zimesema good morning how are you baby hakuna mwingine kama wewe baby nishike mkono baby baby nyongere ibyishimo ako kantu kakandi wambwiye ako kantu kakandi wanyongoreye ako kantu gatumye nkwizirikaho chimishwa na kuba ni kumwe nawe cyose yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu yongurevye mu maso yawe mbonshaka tu unataka tu unataka tu unataka tu tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi baby my tukutane wapi tukutane wapi tukutane wapi The born champion Magenta. Eyo, my name is BOS Kiazo se Boskizo ke fata ku mavuta ke gase tumbonye ke omne spécial suspendu parfois avec Sonyo Blanche ke dorokombaye muzaniye amakuru mashasha amakuru agezweho ya hano mu Rwanda entertainment news nibushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda nakoni wabigenza suri kinyamakuru cyitwa fatakumavuta.rwa andika wa eshatu akadomo fatakumavuta.rwa amakuru meza kandi yizewe kuri showbiz nyarwanda.
Amakuru meza kandi yizewe n'ahandi wayasanga atari kuri fata ku mavuta .rwa turacyari muri CMC Contact Music Circle. Amazina yanjye ni Senga Jean Bosco cyangwa se BOS Kiazo se Boskizo. Hanyuma nawe niba ushaka kwamamaza muri CMC cyangwa se by'umwihariko muri Contact TV, nyarukira hano ku buyobozi bwa Contact TV cyangwa se Contact FM ubabwira ati ndashaka kwamamaza mu kiganiro cya Boskizo. Turakwakirana yombi kandi urabizi neza ko umugeni wabuze umuranga yaheze kwa mama we cyangwa se yaheze kwa nyina. Nawe rero ibyo ngibyo nibizakubeho. Tumaze kureba indirimbo yitwa Unanitaka wewe tukutaniye wapi, ni indirimbo ya Sunny. Hanyuma na Sunny turacyari kumwe muri Contact TV mu kiganiro CMC. Tugeze ku ndirimbo ya gatatu, ariko mbere ko twinjira ku ndirimbo ya gatatu reka tuganire n'ibindi bintu Sunny. Tumaze kureba indirimbo ya gatatu sibyo? Noneho reka tujye ku ndirimbo ya kabiri. Yes. Ubu Sunny ongeye ko ahanini ukunda kuba wibereye muri Thailand. Noneho ubu ngubu urugendo rwawe rwo mu Rwanda ruhagaze gute? Urugendo rwanjye rwa hano nari nkumbuye mu rugo. Iyo uri hanze ntabwo uba uri comfortable nk'iwanyu. Baba bakucira uri gikara black, you know. This black people. So ahantu henshi ntabwo uba uri comfortable. Ugira ahantu ujya ukahara aho utashobora kujya, ugera aho wisanzuraho ntabwo ushobora. Abanyaziya kwanza biragoye cyane uri umuntu wirabura kuba nabo. Nta abantu batavuga cyane ariko murakorana akazi nta kibazo. Nagara abana babi cyane ariko nimba badakunda abantu b'imikara bakunda nyine nta kindi babasha. No okay Sunny tugereranye muri aho yareka tureke kugereranya Ziya. Dufate by'umwihariko igihugu bamo ubuzima bwawe bwa buri munsi Thailand. Gerageza ushushanyirize Abanyarwanda cyangwa se umunyarwanda utari wagira amahirwe yo kugera muri Thailand. Thailand imeze gute, umuco wabo ku biryo, ku birori bimeze bite? Ni igihugu cyiza cyane pe. Okay, buri hamwe hose haba kesi. Biterwa n'igihugu gifite freedom, you know. Abantu bakora ibyo bashaka, abahatuye byemerewe ku muntu hatuye apana foreigners. Ariko nimba uri foreigners cyo bashaka n'amafaranga mu ba tourism. So na hano igihe ushaka kujya muri mall hari mall nyinshi cyane. Ni igihugu mall no gushaka kuvuga gute? Mall ni nka supermarket nini cyane. Supermarket ahantu bagurira imyenda, amasoko manini, isoko rinini. Haba harimo imyenda y'amamark, ibintu bihenze nyine. Tugende wenda ku biryo, ibintu by'imyumbati, imiteja bibaye. Nta myumbati haba. Imiteja yes iraza ivuye muri US, Australia, ibindi India as well, kandi nabo bafite imboga nyinshi cyane. Actually natekerezaga kuba nafata umurama waho nkaba nazana imboga ziwabo hano muri South Africa kuko bafite ibyo kurya by'imboga byinshi bitandukanye utapfa kubona ahantu hose nagiye njya ntago izo mboga zipfa kuboneka. Kandi ni imboga ziryoha byoroshye. Tugende wenda kubijyanye n'imyidagaduro nk'ibi ngibi twibereye mu show busy ya muri Thailand ihagaze gute? Showbiz yo muri Thailand ni strong, na hihuriye ni ya hano. Abantu bahari abakorera amafaranga cyane, especially Thailand na Korea, Japan as well, China baracyari. Niye industry ikuze cyane muri showbiz ya Korea ni number 1. Korea ni number 1. No twinjire muri Thailand. Muri niye industry ya showbiz ikuze, ni fashion, ni filme, ni bimeze bite? But they do everything actually. So they make fashion, so many people buy stuff from there, and they shoot movie. They have more than 30 studios. A big studio. Yes, and they do surgery, whatever. They have a lot of investments, and they have so many islands, a lot of places where you can do videos or movies. Their music actually is very well, and they have so many tourism, and there are so many dancers, you know. Okay. Yes, there's so many dancers, so they correct everything. Actually, they do everything. It's like New York. Reka twigarukire noneho rero ati haba ama island menshi cyane bikorwa byabo ni byinshi. Ako noneho reka twigarukire ku kiri kutugenza.
ndashaka kugushotoraho gatoya ku ndirimbo ya gatatu ntago tuza kuyirekura gutyo reka nze mbanze ngira ikintu nikorera iri hehe ko nayibona tugiye ku ndirimbo ya gatatu yitwa Akabizu. Akabizu rero ibintu tugiye kuyikoreraho ntago ari ibisanzwe. Uzi impamvu bidasanzwe kanzamureho akavorime tubanze tuyiririmbe cyangwa urashaka kuma Akabizu nabyo ntago nakarati twagiye iyo nseko yawe ntari igikumbira kugendana nawe byo ngize muremure kugendana nawe byo ngize muremure that's how Akabizu you make me feel like Akabizu akakiss ninde ushaka guhaga kiss everyone this person big kiss. What about me? About you I say everyone this Yes. Okay Sunny. No kubera iki indirimbo ya ndirimbo tumaze kureba tubonye ko yakozwe na indirimbo ya mbere twarebye yakozwe na Bernard Bagenzi indirimbo ya kabiri iyi ngiyi nayo tugiye kureba ari ya gatatu ndabona yarakozwe na Bernard Bagenzi ko icyo wafashe decision yo kuvuga ati reka nsubire kuri uyu director yongera nkorera indi video. Bernard Bagenzi yankoreye nkunda kuririmba nkorera n'Akabizu. Iriya ndirimbo unanitaka umuntu wayinkoreye yahise apfa ngira ngo mwarabibonye uw'igisenyi so byarambabaje cyane nanjye mu rupfu rwe ariko Bernard ankorera indirimbo ya mbere n'iya kabiri nuko nari nakunze video ya mbere of course hanyuma turi kugera ku musozo w'ikiganiro rero twagiranye ya kabiri arabinkorera neza nabwo bicamo fresh ariko wambara neza muri mu video yawe. You think so? Yeah. No, tugende turi kugera ku musozo w'ikiganiro turi kugirana. Reka nkubaze ibibazo mu Rwanda. Ndakubaza ikibazo ku mugabo no ku mugore. Mu Rwanda nuhe mustari w'umugore cyangwa umukobwa ukunda cyangwa se wemera ibikorwa akora? Umugabo n'umugore. Umugore duhere ku mugore. Ku bagore. Ibikorwa bakora cyangwa ku mukobwa. Ninde role model wawe? Ninde umustari? Umuntu uririmba nkabyumva nkabikunda Princess. Yes. Princess Priscilah. Yeah, Princess. Mu bagabo hari Meddy. Okay, nagaruko ngo bari hanze. Ariko nibo bantu muziki wabo uranshtura. Yes. Bashaka kubireba. Okay, now Urban Boys these days they do really nice videos. You know those videos looks well like international ones. And other people here. Okay, Passy, she try to do nice things. And who's the other? I don't see. Yeah, those are the only people I try to follow their music. But to be honest, Priscilah music, her videos or Meddy, no yujejo wundi yitwa. Turacyari muri CMC Contact Music Cycle nicyo kiganiro hanyuma nyine turi muri triple play n'andi muri reka video eshatu z'umuhanzi umwe 3 videos of one artist w'uyu munsi artist of the day turi kumwe yitwa Sunny rero atugejeje ku musozo wa triple play ariko nanone sinamurekura namuhaye ijambo mu masegonda make dusigaranye triple play kugira ngo yi-express cyangwa se agire ikintu avuga noneho ijambo rikuvuye ku mutima. Just express yourself. Wow, thank you. Well, I'm so happy. Very happy because you invited me in your studio and to have this moment with me and with my people, I mean my fans. That makes me happy. And I'm very new in Rwanda, just 2 days. That's why I'm looking like this. But actually, in 1 week I will be fine, you know. But I'm going to do a new video that I will take out from it. It's still in the studio now. Yes. But if this video come out, I will be around here. I have to be performing around Kigali, and I have to do some more interview. So
I really appreciate for what you did for me today. And yeah. Thank you. You're welcome. And I'm going to be here around. I'm sure you'll be there too. And I say thanks for everyone who is watching now. And I will be there for you. Don't be away from Sunny. Sunny, she loves you and she needs you. She needs your support. She needs everything from you. You guys, you are my boss. Please be there for me. Thank you so much. Abafana banje bose ndabakunda, abanyarwanda bose ndabakunda. Na mpamvu mfite yo kuexplica cyangwa se gusobanura amagambo ari maravuga kuko abanyarwanda twese nizere ko nta muntu utazi icyongereza. Hanyuma nyine turacyari muri CMC Contact Music Cycle. Indirimbo ya gatatu tugezeho muri triple play ya Sunny ndetse namuherekeza hanyuma nkaza nkakubwira andi makuru ngufitiye. Ni indirimbo yitwa Akabizu yayobowe ndetse natunganywa n'umugabo witwa Bernard Bagenzi guturuka muri Incredible ibashimisha. Akabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure Oh my boy come kiss me again Oh my boy come touch me again Ako kabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure undi mu rukundo icyanze cyane uko abantu muvuga byinshi ukora n'inyuma muraduriza icyo mbasabye nuko mwaba bafasha banjye mu rukundo nimusebye nimunyandagaze kuko uriya musore ndamukunda Oh my boy come kiss me again Oh my boy come touch me again Ako kabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure iyo nicaye nkagutekereza nkareba amafoto yacu turi kumwe numvaga inda kenshi ku mutima eleka wasisu wasiho ndi ibitekerezo byanjye urabifite mama ngaye wese ijwi njyumvira mu cyawe come my baby come my baby Oh my boy come kiss me again Oh my boy come touch me again Ako kabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure Ako kabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure Ako kabizu kawe kaneni nzobe iyo nseko yawe interi igikundira kugendana nawe ngize muremure kugendana nawe ngize muremure